Hello guys, reka nongere ngusuhuze. Nitwa Jean Mustafa. Iyi ni Twivugire TV. Guys, uyu munsi reka tugereranya abahanzi babiri muzi bakunzwe hano mu Rwanda. Tugiye kugereranya umuhanzi Bruce Melodie ndetse n'umuhanzi The. Turebe mu mitungo yabo, turebe mu bwamamare ndetse n'amafaranga bafite. Turebe ese koko ninde ukwiye kuba 00 rimwe. Noneho twongere turebe ese ninde ukwiye kuba 00 kabiri. Guys, imbere yuko dutangira, banza urebe niba wakoze subscribe, niba utarahindutse kugira ngo tujye tubana kwiyicano yanjye ya Twivugire TV show. Guys, rero ndabizi abantu benshi biraza kubagora, ariko ni urutonde rwasesenguweho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, harimo nk'igihe Abanyarwanda ndetse n'ibindi binyamakuru, ariko muraza gutungurwa cyane uburyo kimwabikekaga muraza gusanga atari byo. Guys, reka dutangire rero. Tugiye guhera ku muhanzi Bruce Melodie. Bruce Melodie ni umuhanzi ukunda gukorera cyane hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa cyane. Bivuze ko akorera mu Rwanda no muri East Africa, ariko Afrika yose ntabwo ayirangiza. Guys, tugiye ku ruhande rwa The. Ni umuhanzi akorera hanze y'u Rwanda cyane cyane, akorera muri Amerika, aho usanga akorana n'abahanzi bo muri Amerika bagiye batandukanye, Europe, mu Burayi ndetse na Canada. Usanga ari umuhanzi uhakorera. Guys, urumva ko The we akorera hanze y'u Rwanda cyane ugereranyije na Bruce Melodie. Guys, noneho tugiye ku mafaranga binjiza agereranyije mu kwezi, usanga Bruce Melodie mu kwezi yinjiza amafaranga amadolari 10,000 kugeza ku madolari 30,000 ku kwezi. Guys, noneho The ugasanga ku kwezi yinjiza amafaranga cyangwa se amadolari 20,000 kugeza ku 50,000 ku kwezi. Urumva ko ahangaha ku kintu kijyanye n'amafaranga The arenze Bruce Melodie. Ku kintu kijyanye n'amafaranga The arenze Bruce Melodie. Ibi bigatuma rero The impamvu amafaranga yinjiza aba menshi, The akorera hanze y'u Rwanda cyane, za wese na za Europe, ariko ugasanga Bruce Melodie ahangaha, Bruce Melodie yibanda mu Rwanda cyane ndetse no muri East Africa, kandi tuzi ko Abanyarwanda nta mafaranga bagira. Nta mafaranga bagira pe. Niyo mpamvu usanga The yinjiza amafaranga menshi ugereranyije na Bruce Melodie. Guys, rero ndagira ngo uri kureba iki kiganiro, reba neza niba wakanze like, wandike no muri comment ikintu kwaza gufasha muri video y'ubutaha. Noneho rero reka tugaruke ku ruhande rwa The rwa Bruce Melodie, tuvuge tuti ese koko Bruce Melodie isoko y'amafaranga ye ayikura. Akunda gukora live shows zo mu Rwanda, ndavuga ibitaramo bigiye bitandukanye, endorsements zo mu gihugu, ndetse agakora indirimbo z'ibitangaza pe. Akora indirimbo nziza cyane kabisa. Aho wajya ku ruhande rwa The ugasanga akora concert mpuzamahanga, agakora streaming, ndetse agakora na endorsement zo hanze. The wakunda yibanda hanze. Urumva akantu ndakeka uramutse uri umuhanzi ukaba udafite inzozi cyangwa se ukaba udashaka gukorana n'abantu bo hanze, urumva ko byazakugora cyane, kubera ko hanze mu Rwanda turi abaturage bake either muri views cyangwa se no muri income yakurusha, kubera ko hanze hariyo population nyinshi ugereranyije no mu Rwanda. Guys, ibintu mwakekaga rero ngo ni 00 ngo za 00 rimwe, ibi bintu bigiye guhindukira ahangaha, mugiye gutungurwa kabisa. Nge ndi Mustafa, ntabwo nzireka dukomeze. Guys, rero tugiye gukurikizaho amafaranga yinjizwa kuri concert imwe yakozwe n'aba bahanzi. Usanga Bruce Melodie akorera amafaranga make, ariko agakora nyinshi, agakora concert nyinshi, cyangwa se bivuze ngo agakora ibintu byinshi, ariko ugasanga yinjizamo make kandi yakoze byinshi. Guys, noneho nuza ahangaha kuri The urasanga akora menshi cyane, mbese abona amafaranga menshi cyane kandi kuri concert imwe. Guys, bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko tuzi ko iyo views yo mu Rwanda cyangwa se views zo mu Rwanda na views zo muri Amerika ntago binganya amafaranga. Bishatse kuvuga ngo niba indirimbo zawe zirebwa cyane n'Abanyarwanda, amafaranga uzabona azaba makeya. Noneho wowe niba indirimbo zawe zirebwa n'Abanyamerika, tuvuge ko niba indirimbo ya Bruce Melodie yarebwe n'abantu miliyoni imwe, wenda akaba yinjizamo miliyoni 20 z'Amanyarwanda, ariko The we indirimbo yishobora kurebwa n'abantu 500,000, yarebwe n'Abanyamerika cyane cyane, ugasanga irengeje miliyoni 20, bitewe nuko views zo hanze bitewe na publicité zigenda zinyuzwamo, usanga zirebwa cyane, cyangwa se usanga views zaho zirenze cyane. Guys, tugaruke ku ruhande rwa Bruce Melodie. Bruce Melodie ese inzu ye ifite agaciro kangana iki? Inzu ya Bruce Melodie, afite inzu mu Rwanda. Bruce Melodie birumvikana ni hatuye, afite umuryango n'abana n'umugore. Ugasanga The afite inzu nziza muri USA, afite inzu nziza muri Amerika rwose. Urumva ko ibintu ni ibintu bifite ikinyuranyo. Guys, The afite inzu muri Amerika, kandi murabizi ko inzu yo muri Amerika, guys, inzu yo muri Amerika biba bikase, ni ibintu bikaze bya hatari.
ariko Bruce Melodie ayifite hano mu Rwanda. Urumva ko ni ibintu bitandukanye cyane. Urebye agaciro kayo ukakagereranya n'inziri muri Amerika amadolari ifite, wasanga harimo itandukaniro rinini cyane mu buryo bugaragara. Guys, reka twongere tugaruke ku ruhande rwa Bruce Melodie. Bruce Melodie afite imodoka nziza ku rwego rwo mu Rwanda. Afite imodoka nziza ku rwego rwo mu Rwanda. Ariko tugahita tuza no ku ruhande rwa The Ben. The Ben afite imodoka ihenze. Izo dusangamo nka za luxury cars. Ni imodoka ihenze cyane. Ihenze haba mu Rwanda ndetse no kwisi no hanze. Ni imodoka ihenze cyane. Murabizi niba ufite internet jya kuri Google Chrome searching ngo luxury cars urahita uyigiraho. Urayibona urebe uburyo imeze n'uburyo iteye guys. Noneho twerekere ese ni studio zitunganya music zabo ese zimeze ziti. Bruce Melodie akorera muri studio za Danger hano mu Rwanda, cyane nka za studio ya Danger nka ira 155. Ira management iramufasha cyane, ni management nziza kandi irimo abahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda. Afite indirimbo z'ibitangaza kabisa zakorewe hariya muri la studio. Ugasanga Bruce Melodie akunda gukorerwa na Element. Murabizi ko Element ni umuhanzi ukaze hano mu Rwanda, ndetse ndakeka niwe wa mbere muri top 5 mu ba producers bakaze hano mu Rwanda. Ariko waza kuri The Ben afite studio ndetse n'amaproje yo hanze. Usanga The Ben aba afite amaproje yo hanze ugereranyije n'abandi na Bruce Melodie. Bruce Melodie akunda gukorera hano mu Rwanda, akunda kurikodingira hano mu Rwanda. Ariko The Ben we ugasanga akunda kurikodingira hanze y'igihugu, ndetse n'amaproje menshi akunda kuba ari hanze y'igihugu. Usanga yakoranye na ba Diamond ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Guys, rero wowe turi kureba ni video ndagusaba kugira ngo urebe video kubitangiye kugera irangiye, kugira ngo tujye tubana kwiyicano ya Twivugire TV show. Je ni Mustafa Ntabunzi wa one boy of the boy akaboom fire. Guys, rero ndagira ngo niba wowe uri kureba iyi video niba hari ikintu byibuze iri kukungura, andika muri comment uti video yamfashije, cyangwa se umbwire uti congratulations cyangwa se courage kabisa. Ukande subscribe, fungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu bindi byegeranyo bizajya binyuzwa kuri YouTube channel. Guys, noneho twaza ku ruhande rwa Bruce Melodie. Ese ni yihe mitungo afite? Bruce Melodie mitungo ye imeze ite? Imitungo ya Bruce Melodie iteye imbere cyangwa se ikomeye hano mu Rwanda. Bivuze ngo imitungo ya Bruce Melodie nyinshi iri hano mu Rwanda. Wajya ku ruhande rwa The Ben ugasanga ni imitungo ihenze, nkuko nabibabwiye imitungo iri hanze y'igihugu ibihenze cyane kuko hanze harahenda. Ni imitungo ihenze ku rwego mpuzamahanga, kubera yuko niba tuvuge ngo niba afite inzu muri Amerika, iyo nzira ihenze, cyangwa se niba afiteyo n'uruganda, cyangwa se niba afite ibindi bintu, urumva ko ni ibintu bihenze cyane. Guys, tugaruka ku ruhande rwa Bruce Melodie. Ese Bruce Melodie na The Ben ninde wamamaye cyane? Noneho guys, ahantu uraza gusanga Bruce Melodie ari hafatira The Ben cyane hano mu Rwanda ku bafana n'iki. Bruce Melodie usanga ari we fire, usanga twika kabisa hano mu Rwanda. Niwe ari mu bambere, nubwo abantu benshi uburyo batangiye no kumwita 001. Byumvikana ko Bruce Melodie ari we muntu wa mbere. No waza hano kwa The Ben ugasanga yaramamaye, ariko ugasanga abantu ntibamukunda cyane gwereranyije na Bruce Melodie, bitewe nuko Bruce Melodie akora ibintu byinshi, asohora indirimbo nyinshi ugereranyije na The Ben. The Ben ntakunze gusohora indirimbo. Bikaba bishatse kuvuga yuko The Ben aramutse akoze indirimbo nka Bruce Melodie ashobora kwigarurira abafana cyane ugereranyije kurusha Bruce Melodie, kubera yuko iyo urebye indirimbo The Ben akoze cyangwa se indirimbo The Ben akoze ihita ikundwa cyane ugereranyije n'iza Bruce Melodie. Kuko usanga indirimbo nyinshi za Bruce Melodie akenshi zitarenza muri 3 views na 2 gutyo, uretse ko akora nyinshi. Noneho tukaza tukareba ese ni gute aba bahanzi bamamaye mu buryo mpuzamahanga nyine. Ese hanze naho baramamaye. Hanze rero usanga Bruce Melodie yaramamaye cyane muri Afrika, muri East Africa usanga ariho yamamaye cyane. Noneho wagera kuri The Ben ugasa kubera ko umuntu ukunda kwibera muri Amerika na ugasanga The Ben yamamaye bya hatari, haba muri Afrika, haba Europe, haba USA ndetse na Asia. Ugasanga aho hose yaramamaye, arazwi bitewe nuko mu Kinyarwanda bajya bata umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. None guys, tukaza ku bafana. Ese abafana Bruce Melodie afite ni bangahe, cyangwa se ninde urusha undi abafana? Abafana usanga Bruce Melodie afite abafana benshi hano mu Rwanda mu gihugu. Ariko wajya kuri The Ben ugasanga The Ben afite abafana benshi muri diaspora ndetse no hanze. Ugasanga afite abafana benshi bo hanze y'igihugu ugereranyije na Bruce Melodie. Bruce Melodie abafana be benshi baba hano mu Rwanda kubera ko anakunda gukora indirimbo z'ibinyarwanda. Niyo mpamvu ntabwo ushobora gufana umuntu
ukora indirimbo y'ikinyarwanda uri umuzungu uvuga icyesipanyol, ariko byanga byakunda. Niyo mpamvu mubona n'indirimbo za Meddy zirebwa nk'ira slowly iri mu rurimi rw'icyongereza. Niyo mpamvu aba diaspora benshi cyangwa se abo hanze bazisangamo kubera ko ziri mu rurimi rwabo, ugasanga indirimbo iraperforminze irebwe cyane guys. Noneho guys, reka turebe na influence mu muziki w'u Rwanda. Ese umuziki w'u Rwanda ho bimeze bite? Bruce Melodie mu muziki w'u Rwanda usanga influences arizo zikomeye cyane, niwe hit maker, ararenze kabisa, niwe hitinga ugereranyije na The Ben. The Ben nawe ugasanga arakomeye, no influence ye irakomeye, ariko ntabwo iriroko cyane mu Rwanda, ntabwo ikunzwe cyane, ntabwo akunzwe cyane tu ugereranyije na Bruce Melodie. Noneho guys, kwagaruka ku ruhande rwa Bruce Melodie, ese Bruce Melodie mu Rwanda afatwa nkande? Cyangwa se aba bahanzi bafatwa nkande, cyangwa se babita bande? Tugiye kureba ese babita bande. Bruce Melodie hano mu Rwanda bamwita nkaho ari we mwami w'imiziki yo mu Rwanda. Ati kubera iki? Bruce Melodie akora indirimbo nyinshi cyane kandi ni umuhanzi watangiye kera, birumvikana abifitemo experience. Niyo mpamvu rero Bruce Melodie bamwita umwami w'umuziki hano mu Rwanda. Ni umwami w'imiziki hano mu Rwanda, bivuze ko ari we wayitangiriye cyangwa se wayitangiranye. Guys, kwaza kuri The Ben ukora icon ya R&B ndetse kandi nyarwanda hano ku isi, usanga Bruce Melodie we The Ben bamufata nkaho akora injyana ya R&B nyarwanda ku isi, but bakakunda kumwita na Tiger, kubera yuko Tiger ni ndakeka n'izina ryavuye kuri Tiger Shroff, ndakeka mwese muramuzi kuko bajyaga gusa guys. Naho tugaruke ku ruhande rwa Bruce Melodie. Ese ninde urusha undi mu gukundwa, haba gukundwa cyangwa se mu bindi bintu bigiye bitandukanye? Guys, urasanga Bruce Melodie akundwa cyane mu Rwanda, abantu benshi mu Rwanda baramukunda bitewe n'ibintu n'amashow ajya bataho guys, n'uburyo ari umustar, ibintu nk'ibyo nyine usanga Bruce Melodie arusha The Ben mu gukundwa kabisa. None wajya kuri The Ben usanga amafaranga n'imitungo ye ifite cyangwa se ikavarinze hanze gusa, ugasanga imishinga myinshi yibera hanze, ugasanga ibintu byose bye biri hanze. Ibyo bigatuma mu Rwanda adakundwa cyane kubera yuko ahaboneka sometime ntabwo aba ahari, cyangwa se ntabwo akunda kuhakorera ibintu byinshi. Usanga mu Rwanda Bruce Melodie akunzwe kumurenga bya hatari. Noneho rero reka dufate umwanzuro mu ese uwakize kurusha undi ninde ukurikije ibyo wumvishe. Niba utabyumvishe subira inyuma nyabuna wongere wumve neza, uhereye aho twahereye kugeza aho tugarukiye, bivuze ngo aho twatangiriye kugeza aho turi ubu ngubu. Ariko ahangaha ku cyegeranyo cyakozwe cyangwa se ku isesengura ryakozwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka Nyarwanda ndetse na igihe.com, basanze umuhanzi ukize muri hagati ya Bruce Melodie na The Ben ari The Ben, uwo bakunda kwita nka Tiger, kubera ko afite imitungo myinshi yo hanze kandi usanga ibikorwa bye byose bifite umutungo wo hejuru cyane. Noneho guys, ese ngo ninde ukundwa cyane hano mu Rwanda? Ese wowe wasanze ari nde? Andika muri comment utubwire wowe wasanze ukundwa cyane. Ariko ahangaha mu isesengura ryakorwa twasanze Bruce Melodie ari ukundwa cyane hano mu Rwanda ugereranyije na The Ben. Ese ku rwego rwo hanze cyangwa se ku rwego mpuzamahanga ninde ukunzwe cyane? Guys, uvuga uko byumva byandike muri comment ubwire uti